amazi ameza y'ibyatsi ahana umawa yashimi fatangwe hari n'izindi zatembanywe n'isuri abize Yesu uya ntacyo babaye ibyiringiro byiza by'ukuri by'uko ntazapfa ahubwo nzarama nubwo ubona abantu bapfa ukabona ibyabo bishize abize Yesu bariho kandi bazabaho hari aho uzabona imbaza meza y'ibyatsi ahana amahwa mesi y'imifatangwe hari n'izindi zatembanywe n'isuri abize Yesu bariho kandi bazabaho nta gusa niyigize kuvuga nibatindiye kugira ngo bakamvisura Imana ivugizwe na Yesu imvura yo kuzuka igishyitsi cya Dawidi Imana ivugizwe na Yesu imvura yo kuzuka igishyitsi cya Dawidi. Isi turimo irimo agahinda n'umubabaro mwinshi nageze i Kanombe ndareba ngeze mu Buringa nditegereza ndababara cyane ariko ijambo ry'Imana rirampumuriza rirambwira ngo bariya bazongera babeho hari ibyiringiro. Haleluya.